akenshi tujya twibagirwa ko tuzapfa ugasanga turi mu makimbirane adafite akamaro, turi gupfa iby'iyi si, ubuceri, turi gupfa ibintu by'amatiku bitumvikana. Ariko iyo wibutse ko uzapfa buriya tugiye tubyibuka, iyo byibutse bituma turushaho kuvuga ati ubundi turapfa iki, twagize neza k'ejo nta umuntu aba afite garanti y'uko azahageza. Twikorere neza uyu munsi, twitahire mu mahoro. Nyine umuntu yagiye atekereza ko azapfa, ubundi ntabwo twakabaye turyana zino ntambara z'amafuti, zino ntonganya, ntabwo byakabaye bibaho. Ni umusore ufite agatubutse abikesha umwuga wo gusobanura filime. Ni umusore mwiza byahebuje bitewe n'uko atasiba ku ntonde zimushyira ku ipimo ry'ubwiza zivuga ko mu ntonde z'abahungu bahogoje imitima y'abagore yisangamo. Gusa igitangaje ni uko nta muntu byibuze wavuzwe yaba yaregeye ubwe byibuze amubwirira yurutse umutima, yewe na bya bindi bihuhwisa bivugwa ajwi manzi intera ikiri ya indi ya nta gikwe. Ibi bigatuma benshi batekereza ko nta mugore azigera kuko abona imyaka ye iri kubandanya. Gusa Yesu ukabyumva avuga ko umugore azamugira, ariko ubukwe bwe ntabwo azi igihe buzabera. Ni umusore utangaje cyane washenjaguwe n'agakiza, akaba umukristo wariza mu itorero rya ADEPR. Igihe mutesha kubiri na manyinya, dore ko yivugira ko ikinyobwa cye ari yawurute. Mu magambo yatari make agira, ntawema kuvuga ko ari umusore ugira Yesu. Ese wamenye uwo navugaga? Navugaga Roki Kimomo, kirabiranya, kibaruma, ngombwa, nkore neza bandebereho, ndetse n'andi mazina menshi akunda kwita yitakagiza. Amazina ye nyakuri ni Uwizeye Mark, yavutse tariki 24 Kanama 1991. Birumvikana ari gusatira imyaka 35 y'amavuko. Papa we yitwa Nzamurambaho Gerard, nawe mama we akitwa Immaculée Batamuriza. Uwizeye Mark wamenyekanye nka Roki ni imfura mu muryango w'abana babiri, we n'umuvandimwe we Savimbi, nawe usobanura filime. Roki yavukiye ku Muhima, gusa ntiyakurira, akurira mu Gatsata, aho nawe yigiye amashuri y'abanza. Mu mwaka wa 2012 nibwo Roki yarangije amashuri yisumbuye, ayarangiriza kuri Saint Joseph Kabgayi. Kaminuza ikomereza IPRS y'Uburasirazuba cyangwa IPRS East, asoza mu mwaka wa 2017 mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Roki wakuriye mu Gatsata, abyirukanye n'uwitwa Rugaju Rigani ndetse na Murindabirene, bakajya bajyana kureba filime zasobanurwaga na nyakwigendera Yanga. Roki yakundaga iby'icyitegererezo kuko ngo rimwe na rimwe yageraga mu rugo avuye muri filime bakabimukubitira. Asoje kwiga secondaire nibwo Roki yabonye akazi k'ijoro atigeze avuga ko ariko yagakoraga kuva saa 4 z'ijoro kugeza mu gitondo. Nk'umuntu rero wakoraga nijoro yashakaga ikimugenza, ubundi akirebera filime z'abasobanuzi babiri yakundaga, aribo Yanga n'undi atigeze avuga izina. Uko ijoro ari rirereye, filime za Yanga nyinshi yarazirebaga, yazirangiza akareba n'iz'abandi basobanuzi. Gusa rimwe na rimwe akanyuzamo akareba n'izidasobanuye kubera ko yarazi indimi nyinshi. Ariko nyine ugasanga abo basobanuye rimwe na rimwe barabeshyaga, ugasanga bari kongezaho gusobanura ijambo rimwe ku rindi. Ibyo byatumye Roki agira umwete wo kuzaba umusobanuzi uzajya usobanura ijambo ku rindi. Mu nzira yo kubiharanira, we na murumuna we Savimbi bagize gutya begera umusobanuzi umwe Roki atigeze avuga izina rye ngo abafashe ngo ababwire inzira banyuramo ngo nabo binjire muri uwo mwuga. Ntibyigeze bibahira kuko yababwiye kuri subiza aho barikuye. Yabibabwiye agira ati ahubwo n'abandi basanzwe bagiye kugabanywamo hasigare nka 2 gusa. Roki akimara kumva ko n'abayanga bashaka gukurwa mu kibuga, we na murumuna we bigiriye inama yo gushaka uturimo tw'amaboko. Roki nubwo yari amaze gucibwa intege n'uwo musobanuzi, gusa we ntabwo yadohotse kuko yifuzaga kuzaba umusobanuzi ukomeye wa filime. Ahubwo yagiye gusura mushuti we amuza n'umusobanuzi witwa Yakuza. We ntiyamwiriyeho nk'uwa mbere, amubera imfura, amutiza ibikoresho. Hanyuma Roki atangira gusobanura filime. Mu mwaka wa 2015 Roki yiga kaminuza, nibwo yasobanuye filime ye ya mbere yiswe Salem Witch Trials. Iyo filime yarakunzwe cyane, abantu bishimira kuyireba, ariko abonye boss watarimo kumuha agahimbaza musiki arivumbura arekera kuyisobanura. Icyo gihe abakunzi bagasobanuye bajyaga kuba DJ bati nta yindi dushaka uretse yitwa Salem Witch Trials. Roki ari gusobanura
Ibyo byonyine byari bihagije kugira ngo boss we amugarure mu kazi. Yaramugaruye akomeza gusobanura iyo seri ahembwa amafaranga 40,000 by'amanyarwanda ku kwezi. Nyuma y'uko Rocky abonye ko imitima ya benshi amaze kuyigarurira, yateye umugongo rwa rusenda yahembwaga. Icyo gihe ahabwa akazi muri kampani ikomeye cyane icuruza filime yitwa African Movie Market. Aho hari mu mwaka wa 2016. Bigeze mu mwaka wa 2018, bitewe n'amafaranga n'ubwamamare bwe yari amaze kugira, ntibyari bikimwemera gukorera abandi. Bituma muri uwo mwaka wa 2018 ashinga kampani ye ayita Rocky Entertainment. Iyi ikaba kampani yari ishingiye kwamamaza ubukerarugendo, gusobanura filime no kumanaginga abahanzi. Mu bahanzi iyi kampani yamanaginze twavugamo nka Murabeda Warren, Emeline Penzi na Genas 44. Hari undi muhanzi nawe wamenyekanye cyane wamanaginze n'iyi kampani nubwo byarangiye nabi, yitwa Papa Cyangwe, kuko byarangiye bashwanye batandukanye. Ahimbira Rocky indirimbo yitwa Mu Bigori, avuga ko wamuzanye ari we Rocky ari mu bigori. Rocky nk'umusobanuzi wakunzwe ndetse na n'ubu ugikunzwe, byatumye mu mwaka wa 2019 yegukana igihembo cy'umusobanuzi mwiza wa filime wahize abandi. Bigeze mu mwaka wa 2021 kandi yegukanye igihembo cy'uvuga rikijyana ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma yo kubona ko filime z'agasobanuro bitahembwaga ko zirebwa kandi zikunzwe cyane kurusha na filime nyarwanda, sinema nyarwanda yishize hamwe yashaka gukuraho agasobanuye bitewe n'uko kabiciraga isoko. Gusa icyo gihe Rocky wari vice perezida w'agasobanuye yarahagurutse maze avuga ko guca agasobanuye byaba bimeze nko guca umuceri ku isoko kugira ngo ibirayi bigurwe. Byaferwa igahagarika Premier League yo mu Bwongereza kugira ngo shampiyona yo mu Rwanda ariyo irebwa gusa. Nyuma y'iyo nkundura agasobanuye karakomeje nk'ibisanzwe, abantu benshi bajyaga batekereza ko ziriya filime zigora abasobanuzi bo mu Rwanda kuzirangura. Gusa ibi Rocky abisobanura neza mu kiganiro agiranye na Radio Rwanda. Yavuze ko ibihugu biri munsi ya Sahara bikiri mu nzira y'amajyambere, hashyizweho koroherezwa ku buryo babona filime nziza vuba kandi bitabahenze kurusha ukuri muri Amerika byamworohera kuzibona. Igituma ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere byoroherezwa, byashobokaga ko hari imico yaho izo filime zikomoka baba bashaka gucengiza muri ibyo bihugu. Ikindi yavuze ni uburyo bwa siporo kugira ngo ibyo bihugu byiteze imbere. Kuri ubu Rocky afite abamukurikira benshi, cyane cyane kuri YouTube channel ye Rocky Entertainment, ifite abayikurikira bakanye subscribe bangana na 1,200,000 birenga ubwo twakoraga iki kiganiro. Iyi ni YouTube channel ye igaragaza ko imwinjiza akayabo k'amafaranga. Ni nawe dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, tugushimira cyane wowe twabanye. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Ngiyi Inkuru, mukomeze kugira ibihe byiza nawe ubutaha. Imana ibarinde.